yarakubakiye inzu wowe na mama wawe mukava mu bukode, yaraguhinduriye sitati y'ubuzima bwawe, yaragukunze akagukundwa akazi, ubwo bukwe bukaba bubura ukwezi kumwe, umusore aza gukora impanuka. Amaze gukora impanuka imusigira ubumuga bukomeye cyane, hahandi ubwo yakiraga abaganga bamubwiye ko adashobora kuzongera gutera akabariro, yabaye ikiremba muri make kubera impanuka yakoze ikamwangiza. None uri uwo mukobwa, wareka ubwo bukwe bukaba mukabana ari ikiremba, cyangwa wabireka kubera yuko mudateze kubyarana n'ibindi nk'ibyo ngibyo? Wakora iki koko? Hello guys, ni Vanessa nk'ibisanzwe, turi kumwe n'umutumirwa wanyu Beura. Nk'uko mumuzi nyine ni umusazi wigendera, ni umuntu ugira vibe, murabizi ntabwo nkututse, ariko urabizi ko ugira vibe nyinshi cyane, sibyo? Yego sho Beura muheruka kumubona turimo turakina ya mikino yari yo kumena naho amazi, byari byiza. So aha kandi noneho njye wamugarukanye, ariko reka mubaze Vani, mfite akabazo nshaka kubaza. Abanzi basuhuza abafana bacu. Hello abashumu, meze neza? Shana basuhuje. Wabasuhuje guys, rero ni Beura, tugiye kuganira, tubazanye dutere blague, abantu mwishimira blague zacu. Nyine muri commentaire mubitwereke, just nyine okay, mutwereke urukundo twagiye ngo tangira. Hari ikibazo nshaka kukubaza, sibyo? Icyo kibazo cyabajijwe n'undi muntu, ariko nanjye ndashaka kukikubaza nkawe nka Vava. Ese Vava, tuvuge iwanyu muri abakene, sibyo? Ariko waje guhura n'umusore aguhindurira ubuzima, muhuriye ahantu wakoraga akazi k'ubukirina, ukoropa nyine. Umusore aragukunda, abona uri igikobwa cyiza gifite inzobe nk'iyawe, kiravuga uti uyu mukobwa reka muhindurire ubuzima. Urumva? Uragenda urakira, umusore aguha igishoro, ushaka akazi, afata iwanyu, abubakira inzu, abavana mu bukode. Mumaze kuva mu bukode ubuzima bugenda neza. Noneho nyuma y'igihe umusore yaje kugusaba ko mwabana, ariko amaze kugusaba ko mubana urabimwemerera kuko wamukundaga, ndetse munategura gahunda z'ubukwe, ibintu byose bijya ku murongo, inkwano ziratangwa, mujya ku masara, ahantu hose byose murabitegura. Noneho muri ya myiteguro yanyu rero umusore aza gukora impanuka. Amaze gukora impanuka imusigira ubumuga bukomeye cyane, hahandi ubwo yakiraga abaganga bamubwiye ko adashobora kuzongera gutera akabariro, yabaye ikiremba muri make kubera impanuka yakoze ikamwangiza. None uri uwo mukobwa, wareka ubwo bukwe bukaba mukabana ari ikiremba, cyangwa wabireka kubera yuko mudateze kubyarana n'ibindi nk'ibyo ngibyo? Wakora iki koko? Yarakubakiye inzu wowe na mama wawe mukava mu bukode, yaraguhinduriye sitati y'ubuzima bwawe, yaragukunze akagukundwa akazi, ubwo bukwe bukaba bubura ukwezi kumwe, wareka bukaba cyangwa? Reka mbasubize, ari wowe ushyira mu mwanya wawe ko wiyizi kabisa. Reka mbasubize bitewe n'ibyumviro byanjye n'uburyo ki ndi umuntu ushyira mu gaciro, cyangwa se ndi umuntu ugira urukundo. Umusore yarifashe amvana mu bukene, avana umuryango wanjye mu bukene, akora buri kimwe kubera njyewe, kandi abikora kubera njyewe n'umuryango wanjye, kuko yagukunze, kubera ko yankunze. Kandi yabikoze akiri muzima. Yego, yabikoze akiri muzima, atararwara, ataragira icyo kibazo. So ntajya no kuvuga amagambo menshi, buriya niwe unavuga gute, hari abantu babifata uko babibonye cyangwa se uko babishaka, sibyo? Ariko njye ntekereje agaciro uwo muhungu okay, simfe n'agaciro, agaciro k'urukundo yanyeretse atararwara, agaciro k'urukundo yanyeretse atararwara, sibyo? N'agaciro namweretse atararwara, n'ubu ngubu arwaye, n'urukundo ari kunyereka ubu ngubu arwaye. Reka nkubwize ukuri kwanjye, abantu dutekereza bitandukanye kandi tukitiranya
amagambo n'ibikorwa. Uri kumva abantu dutekereza bitandukanye kandi tukitiranya amagambo n'ibikorwa. Yego. Njye bitewe n'urukundo mukunda, yaba ari ikimuga, yaba ari wa muntu unyaho yicaye, reka mbivuge gutyo, wa muntu winyaho cyangwa se akinyaraho, pfa kuba mukunda kandi ankunda kandi nzi ngo yambereye umuntu ntatekerezaga yuko yamberawe, akemera akanshaka akangira umugore. Atanagukwirira agakobwa k'amafuti. Yego. Urukundo yanyeretse buri kimwe cyose nahuriyemo nawe, buri kimwe cyose nahuriyemo nawe. Njyewe rwose kuba afite ubumuga ntabwo byambuza kuba nabana nawe. Vugisha ukuri. Izina ry'Imana. Ari ikiremba. Izina ry'Imana. Ya. None si uko niko kuri kwanjye. Ikibazo mfite. Ubumuga bafite bwose pfa kuba naramumenye. Ari muzima nkamumenya ankunda, yaba ari muzima cyangwa atari muzima, pfa kuba yaranyeretse urukundo ntabonye ahandi. Abantu benshi bajya bashidikanya yuko urukundo rutakibaho. Akosha wa mugani. Rubaho. Urukundo ruba uko waba umeze kose. Hari abakwanga kubera ko utagenda, hari abakwanga kubera ko udashyukwa, hari abakwanga kubera yuko ufite akantu kagufi, hari abakwanga kubera yuko ngo nta muryango ufite, tujya dukoresha ukuri. Hari abakwanga kubera ko nta muryango ufite, hari abakwanga kubera ko nta muryango, hari abakwanga kubera kuri indaya, hari abakwanga kubera kuri buri cyo batekereza yuko uri cyo. Buri uko batekereza yuko uri iki ngiki barabikwangira, ariko kuri kwa Nyakomana urukundo ruratsinda kurusha ibindi byose. Njyewe uwo muntu uko yaba ameze kose pfa kuba byibura urukundo ntigeze mbona we yaragerageje kuruma. None se ikibazo mise nibaza Vava, ubwo ni ukuvuga ngo wakemera kubaho utabyara ukazarinda upfa utabyaye kubera ko uwo mugabo atatera akabariro? Iyo umugore wese yifuza kubyara, iyo bavuze ngo dusezeranye, nyine wakwanga ujya kumandika ngo ngiye runaka nemeye ibi n'ibi n'ibi n'ibi, bamwemeranyije kubana mu bibi no mu byiza, sibyo? Ese ibyo wenda kubyara bibuze cyangwa ibyo byiza bikabura ariko mugashaka wenda nk'umwana, ese umugabo wawe nawe ntago mwakicara mukabiganiraho mukavuga ati tugiye kwadorota umwana mu ibanga ryanyu wa babiri? Tugiye kwadota umwana byo kubyara tubireke. Yego, ubera ko umugabo wanjye nagabyara kandi nkuca inyuma nzabyara n'undi mugabo. Cyabi narangira unagiye. Yego. Nanone nago mbyara umugabo wanjye niye kubyara n'undi mugore ntibizabibazo. Ahubwo twige turi babiri twakabiganira ko atsesheri wanjye wareka tukajya kwa Dorota umwana muri Oroferina. Ari yabyita gute? Muri Oroferina. Kujya kwa Dorota umwana. Kwa Dorota. Kwa Dorota cyangwa byumvishije. Okay, ashobora kwemerera ukajya kuryamana n'undi mugabo kugira ngo uretse gato. Umugabo bitewe n'ikibazo yabazi afite, ashobora kwemerera ukajya kubyara yego mwabiganiraho pe wati sheri wanjye byarana n'umuntu ushaka ariko uwo mwana azitwe uwanjye. Kubera ikibazo azi afite, mukabiganiraho pe ukagenda ukagenda ati ngewe rero ngiye kuryamana na runaka mbasha gusama ndende umwana wanjye azakura azi ngo uyu nguyu niwe papa we. Nanone hari ukuntu mwese mubura urubyaro, yego sibyo mwarashakanye mutabizi, mukavuga nta n'ubundi bumuga burimo, reka dufate amafaranga yacu twishyure baduhereze umwana ukiri muto dukurireho azakure azi ko ari njye mama ari uyu nguyu papa. Cyane ko hari n'abana benshi badafite imiryango, n'aba batari iminja n'aba ngaba bafite aka 10 n'inga bakeneye imiryango. So ndumva ari iki kibazo mbaje ni ikintu cyoroshye cyane. Agashaba Vava niba kuko ibyo nari kubibyumva shagira urukundo. Nyine hari abantu mani bafite imitima itandukanye, abantu bafite imitima itandukanye nk'iyanjye. Njyewe ndamutse mbuze urubyaro umugabo wanjye arufite, namusaba ko yajya agura ariko tukabiganiraho. Ariko biterwa nuko uwo mugabo naba ari mwiza kuri wowe. Ko ari igihe umuntu akureba. Erega ntago wakifata ngo ubwire umugabo wanjye ati mugabo wanjye genda uryamane n'uyu uzana umwana. Biterwa n'uburyo mubanyemo. Biva byose ku buryo mubanye. Iyo nta mubano mufitanye ufite ukuri uramubwira ati sheri wanjye reka tugende dutange
amaraso badukorera umwana ibyo ngibyo ba mu bihugu byo hanze sibyo hano mu Rwanda ntabwo birahagera ariko iyo ubonye bitaragera hano mu Rwanda uvuga ati rashiri wanjye njye nawe reka tugende ahantu hari abana badafite ababyeyi tugende twifatira umwana tumurere azakura azi ko ndi mama uri papa guys ni ukuvuga ngo hari abantu batekereza kino kibazo nkibajije Vava hari umugore wacyanditse nanakoze screenshot ndaza kamerama uze kuyishyiramo mu kiganiro ni ukuvuga ngo uyu ni umukobwa ubu ukwezi kumwe ngo oya uwo nguwo ni umukobwa w'ukwezi kumwe ngo akore mariage ariko ari kuvuga uti mumbabarire mumbwire nzabana n'umugabo icyankuye mu rugo ntacyo mbona yego ndamukunda ariko hari icyatumye mva mu rugo nzabana n'umugabo ntatera akabariro ntarongorwa nta kintu na kimwe ese nifuza kubyara bizagenda biti Vava se ntavuze ibintu byinshi avuze ibintu byinshi ubwo nawe wakuramo ibyawe wareba uruhande uhagazeho niba uwo mugabo umukunda koko bingana nk'uko Vava bivuze wumva ko wamwitangira basi ukamwishyura kubw'ineza yakugiriye kuba yaraguhinduriye ubuzima mwiture nawe urwo rukundo uko yagukunze ukuri nawe mukunda uko ari mubane mariage ibe noneho nimumara kubana byibuze aribwo muzatangira kugenda mubiganiraho umutereta gake gake umusaba niba yabyemera basi mugashaka umwana mu bundi buryo mwabiganiraho mwakadopta cyangwa akakwemerera ko ushaka umwana ibyo kuvuga ngo gutera akabariro ubwo nyine wabyibagirwa cyangwa se nabyo mushobora kubiganiraho akanabikwemerera ntiwamenye ashobora kukwemerera uti genda ubikore n'umuntu umwe utahe mu rugo rwanjye ariko reka nguce mu ijambo urabyemera yuko hari abagabo benshi batakihanganira ibyo ngibyo uri kuvuga nicyo kibazo bakabifata nk'agasuzuguro noneho hari ikintu nshaka kubwira abagore cyangwa se abakobwa ariko ibyo nabyo ni ukwikunda Vava nyine uretse mbanze mbabwire erega hano turi mukuri sibyo turi kugira abantu inama turi kubaganiriza turi inshuti zabo nk'uko nawe uwo muntu yakunyuzeho akakugisha iyo nama sibyo buriya hari igihe abakobwa njye mbigarukeho nimushake mu byumve cyangwa mu byihorere hari igihe abakobwa twishimira kuva mu rugo iwacu uri kumva kwa kundi iwacu baba baradushyizeho agahato ngo va mu rugo ngo shaka icyo kintu uri kucyumva neza noneho utabizi neza yuko ubyara utabizi uretse utabizi ko ubyara cyangwa utabyara ariko hari abavaye babizi ko batabyara yarabigerageje mu bukobwa bwe byaranze reka tujye dukoresha ukuri si byo rata tujye dukoresha ukuri hari abakobwa muri iki gihe turimo muri 2025 2026 sinzi n'umwaka tugezemo guys turi muri 2026 abakobwa benshi aka kanya bari gushegera imirenge ngo kuba ngo yanyandika imitungo ngo nkora igikwe guys wowe urajya gukora ubukwe ubizi neza yuko wavuye iwanyu ifite imyaka 24 5 6 7 uzi ko utarabyara na rimwe oya uzi ko utanabyara cyangwa se ngivemo urajyayo hari n'ukuntu umuhungu akubwira uti reka tubanze tugerageze ndashaka ko tuzabana ari ukutwite oya ibyo byaho oya akavanze karate oya mukabana yaraguteye inda none ari gihe mu bigerageza yandikanga gufata kandi se aramutse agera mugerageje gafata nyuma akakwanga subiza icyo kibazo nyine nicyo kibazo dusasa inzobe ugerageje mujye kugerageza ugasama we agahita guta wakora iki nanjye ndakubaje buri kintu kigira ingaruka buri ikintu cyose ukoze kigira ingaruka niba ubyemeye wafashe risk ashobora guhinduka ashobora no gupfa reka ashobora no gutakwanga ahita akora impanuka be ureka nkubwize ukuri njye mfite inshuti yanjye njye ngiye gukoresha ukuri kwanjye ko inshuti yanjye nubwo ntayivuga ariko irabizi njyewe inshuti yanjye irabizi neza yuko yakoresheje onapefi ifite imyaka yari ifite imyaka 14 nibwo yashyizemo urushinge kubera ababyeyi biwe ku myaka yari afite 14 kwa nyine akajagari yari afite babona ashobora gutwika nyine kwa kundi umubyeyi avuga ati n'umwana wanjye nambabarira atazanzanira ibinyendaro nabizabyeyi b'iki gihe cyangwa yanamugira inama akabona umwana ntiyumva reka tujye dukoresha ukuri bino bintu bibaho muri ino mihanda cyangwa se muri buno buzima tubamo umubyeyi akifata akagushyirishamo ikintu bitanga urushinge rw'imyaka 3 ufite 10 n'ingahe 14
urarufite urasambanye uragashinze uragashinze urasambanye sibyo 14 15 16 17 18 19 20 si imyaka 5 imyaka 5 urasambanye ukuremo urwo rushinge bagushyizemo rw'imyaka 3 ukubisema kandi we 14 15 16 17 ukuyemo urushinge ruvuyemo kubera imyaka baguhaye sibyo subizwa bibaho urangije mu kurukuramo uravuze ati siko ndukuyemo ubu ndamutse mise nsama byagenda gute reka nkubitemo oya reka nkubitemo urundi rushinge rw'amezi 3 cyangwa 5 ntutekereze ingaro biri buvemo kandi sha unapoze igira ibibazo uri kumva njyewe ibintu kubwira njye ndabizi uvuye mu myaka 3 ugiye gushyiramo amezi 5 cyangwa 3 uragiye kwa muganga bakujombye igishinge uragiye uratandara nturanabyara na rimwe uragiye ubikuyemo nani ubishyizemo ejo bonye umugabo nibyo turi kugaruka ubonye umugabo uri seriye aragusabye aragukoye ibyo bishinge bikuyemo izo napo wazivanyemo urangije mere mwana w'umuhungu aragusabye aragukoye mugeze mu rugo umwaka imyaka 2 3 ine utarabyara bundi bitebye ikibazo kiri kurindi n'uwo mukobwa wagize ubugore kandi ko kwikuyemo onapari udahita usama yego bitewe n'imyaka wayigeriyemo hari n'igihe none nakwangiriza ubuzima kubera ko imibiri y'abantu iratandukanye nshobora kubona cyava bagikubisemo nk'agapira nkabona bigenze neza njye nagakubitamo rero kubera umubiri wanjye ukabyanga burundu ahubwo nkangirika mu hormone yanjye ku buryo no kongera gutwita biba ikibazo kabisa ariko ibyo bintu birumvikana hari igihe umwana yangirika bitewe no kuntu umubyeyi yabimwatira ariko n'umukobwa ni bibi mani ndabizi ibaze umubyeyi arifasha gushyijemo onapo y'imyaka 3 none se ariko nuzana abana mu rugo byo byagenda biti aho kugira ngo uzane abana no kugira ngo urwo rubyaro aho kugira ngo urubyaro no kuzana abo bana no kuvuga ngo ikintu kiba cyabayeho umwana wamuzana amana akipapa muri iyi sakimenya umubyeyi aba yikunze kugira ngo umwana atamusebye ariko umwana baba bamwibagiwe uwo mwana azasambana koko fakubazi kakara reka tworohereza ababyeyi niba umubyeyi wayagushyizemo onapo y'imyaka 5 3 yikarangira ukabimenya ko yarangiye ubwo umubyeyi icyo yakurinze kirarangiye noneho ugiye gutanga akaboko bajombyemo ibishinge baramaje kuraruka n'ubundi urumva ngo nta kosa ry'umubyeyi afite ahubwo rero mureke mbabwire ikintu umwanzuro w'ibintu rero wa mukobwa mbere y'uko ushaka waba warabyaye cyangwa utarabyaye nta muntu wamenya ko wabyaye cyangwa utarabyaye menya ngo mbere y'uko nshaka ese ndabyara se nizeye ko atari bigiye kuvuga se yabimenya ati ntabwo yabimenya nyine sibyo yego kimwe nuko hari abantu bajya gushaka bakiri amasugi yego rwose ntabazi ngo arabyara cyangwa ntabyara izo napo ntabwo zo turi kuganiraho ni incamake mbere y'uko nshaka menya ngo ese niba ngiye gushaka bizakunda cyangwa ntabwo bizakunda so guys tuganiriye ku bintu byinshi gusa umukobwa watwandikiye hano icyo nzi cyo ntabwo aburamo ikintu akuramo nawe utekereze uruhande rwawe ubanze urebe urukundo rwawe umukunda uko rungana ushyire ku munzani nimba mugahubuke mwabakobwa cyangwa mwabasore uyu mukobwa najye no kwangiza umutima w'umuhungu niba atamukunda koko bigeze kuri urwo rwego namuhakanire niba utamukunda mbwira ati baby ntabwo nkukunda nimukajye erega abantu benshi bihutira ngo nashatswe ngo nambitswe impeta ejo bagatandukana kandi hari umwana wa shariri ukenewe kuba yajya no mu rugo atapana izo mpeta bari kurara so guys turabakunda rero namwe mutubwira muri komanteri uko mubyumva ibitekerezo byanyu birakenewe ciao